Sindangiza we. Uwo muhanzi iyo mwumvise urarangiza. Ariko nyurubuta. Airways. Ndagukunda. Sweetheart. Ariko sikameruka kumva indirimbo. Ngarutse kumva indirimbo iri biryo jambo. Ngarutse kwisatura buriya ni igice ariko buriya sha wanisatura ucunze nabi wisatiye ushobora gute ako narabyanarije kuko ejo bundi narabyumvishe ndabyanariza neza urabona nabafatanya bose nkajya yenda nkajya kureba wa wundi ufite uhofi nkaza nkajya no kuryoshya kuri wa wundi ubasha mana ngira uko byuzuzanya wowe oya uranyibukije no abantu banatanga n'amafaranga man babara abana beza bamwe bafite amafaranga babara abana beza batagorana ariko wundi ufite udufaranga duke tudafatika tutatumurya saa sita nimugoroba uzashaka kumenya utwo mbasha azaze muhe nzamuha iki urumvirana fashe igi ukagikubita n'iki byabyara kibo uzi kubabara nta peribengera uzi kunyonga ntago nzigare ati mwati setuka no mu cyuma cyandanjije Welcome to GNTV abari mu gihugu cy'u Rwanda hanze y'igihugu cyacu ndetse n'abantu bose bumva runo rurimi tuvuga turabaramukije muraho neza hano turi kumwe n'umukobwa mwiza ariko bite ngo na mukobwa ujye uvuga ngo mugenzi we ngo ni mwiza ariko hano ndavivuye duherukana kera hari yacemo iminsi mu by'ukuri mbere yuko wenda dukomezanye ikiganiro ubundi amazina yawe basanzwe bakwita nde banze ku izina rya ni maze iminsi ntari mu Rwanda nari naragiye Dubai hanyuma niyo mpamvu nari maze iminsi naguheruka ngayo nguko nari naragiye Dubai kabisa gutwikira urabona kino gihugu wakibamo gutyo gusa Dubai se wari waragiye mu duki gutwika tugutembera wenyine se none se najyana nande turabizi nago ushobora gutwika wenyine Dubai uramucanga turahuye kubera icyo utabyumva hari ahantu ubundi uri wenyine nibwo urya amafaranga neza none se ukumva utuje mu mutima cyangwa hari ukundi ubwo urashaka kuvuga ibintu by'abantu baba boyfriend ntabo nari naragiye njyenyine igikofi yanjye njyenyine oya hari ibintu nashobora kwemera kumbwira yuko wagiye Dubai ugiye kurya ikofi yawe wenyine kubera ko tuzajyana butanza kujyana kugira ngo ubashe kubyemera neza cyangwa nuko natangiye mvuga ngo ni umukobwa mwiza niyo mpamvu uvuze kuzanjyana oya nzakujyana nukuri ntago mbeshye wenda uzababwire abadukurikiye uzabahe amakuru nyubabwire ko nta gutwaye yes duherukana uri umukinnyi wa filime nano uracyabikina sometimes ntago ari buri munsi byagenze biteze hari ikintu kibaho cyo kwihugiraho kitaho urabona iyo umuntu ari gukina filime ntago abona umwanya wo kwitaho ngo asohoke aryoshye ewana ubuzima bwe bugende neza ariko iyo ufashe akantu k'akavakanse ukavuga ati ngenda afata umwanya runaka mbe niyitaho niba ari ako kantu mbe nkafata njyenyine sibyo sojana sojana bigenda neza ariko ubu ngubu bigiye kongera bigaruka ngiye kongera mbahe filime murebe mwongere mubone nakitinga neza sibyo turabizi wakitingaga neza nk'uheruka ukina muri filime bita ihurizo ko tutakibona kuri YouTube byagenze bitese warabuze ugiye Dubai ni ihurizo rirabura cyangwa yenda ari ukuntu mwabisubitse twarabisubitse tuba tuyiretse ariko nyine ubwo ni ibibazo byabaye hagati yacu na ba nyiri filime ya filime ntago yari yanjye na ba nyiri filime turabisubika turabyihorera yego none hari akabazo k'amatsiko njya nkunda kubaza abasitari kubera iki iyo uhuye n'umusitari abakinnyi baba filime nkamwe iki mukoresha iki kugira ngo mube mukeye cyane reba mwe
nizera ko iyo utuntu two tuburinga dukuye Dubai ntabwo ari foromo hano hafi oya mukoresha icyo bakinnyi kugira ngo mube mufite ukuntu musa neza byawe bigenda bite cyane bituruka ku ho wavutse cyangwa n'ukwitaho usushana ariko si kubera icyumbaza ibintu byinshi kandi ubizi kandi ubu bizi ndabizi neza nawe abakunzi ba GNTV bakavuga ati ariko kuki bari abakobwa bo basa neza kuki akibaza abakobwa b'iminsi bafitiye ikibuno bafite ibibuno bafite amafaranga ibibuno ni karemano ariko gutya ni amafaranga ntago waba wirirwa yikorera ifumbire cyangwa ubayeho mu buzima bubi ngo nguke nguke ntago wajya amafaranga ubundi uriyo utari umukinnyi wa filime mu buzima busanzwe ubundi umuntu yagusangaye mfite business nyinshi nkora ariko ntabwo ari ngombwa ko mbivugira ahangaha ariko ubuzi bwose ngende tuturabo iyo nerekeye mu kazi ibi ngibi by'amarinete bitangira gutya nkavanamo nkagenda niki akazi kariko kose niki ni ibiki iyo umuntu avuze ngo uriya muntu ngo ibi nibi ngo ariko ashobora kubyumva yisatuye iryo jambo ariko uzikomera kumva indirimbo mperutse kumva indirimbo iri biryo jambo mperutse kwisatura buriya ni igice ariko buriya sha wanisatura ucunze nabi wisatuye ushobora guhita ariko narabyanarije kuko ejo bundi narabyumvishe ndabyanariza neza urabona nyine abantu dukora ibintu twishimye sibyo ntabwo nazikuramo ibintu ngiye kuvuga ntabwo nazikuramo ngatubwire wanasanga ariko kuri niko kuri guhari njye ukuntu nabyumvisha iyo wisatuye kuko iriya ndirimbo byanze bikunze uburyo kinayumvishemo ngereranyije na terime z'iki gihe numvaga bashaka kuvuga wenda ku bintu by'ubusambanyi I'm sorry kuba mbivuze gutyo buri wese yumva ibintu uko abishaka niko nabyumvisha sibyo niko nabyumvisha ushobora rero gukora ikintu nk'icyo ngicyo cy'ubusambanyi waryohewe mwaryoheje wowe na sweetheart wawe sibyo ariko nyuma bya bintu mwaryohejemo ukajya kurira ugasanga yagukubise nk'igiswako mu masusha wajya kureba kwa kundi nyine batesitinga nibyo nashatse kumva ko wenda byaba ari nko kwisatura ugasanga waranduye no se atakwanduje bwo ntago yaba wisatuye shabya ngibyo atakwanduje uri kuryoshya wanongera nk'iyo ukoze imibonano ukayikora neza uri kwisatura byiza ni nka tungahe ku munsi ni nka tungahe iyo tubaye duke ni 8 shaje ihangane no kuri kwimana pe ihangane yivuze ibyo bintu no kuri mbabarira nk'umunani se ubasha tungahe wowe uzashaka kumenya utwo mbasha azaze muhe nzamuha Okay, nta kibazo. Ndabararitse muzaze mbaye. Okay. Agukeneye kugira ngo umuhe yagukura kuzihe. Azakubwira uzamuyobora ko se nkawe uzamuyobora. Okay, ikigaragara cyo birashoboka yuko yenda indirimbo umuntu wese yumva uko ashaka bitewe yenda na analize ashaka kumva muri message y'umuhanzi ariko bibaye ariko yabivuze. Koko ubyo tubwiye bibaye ariko kuri. Muri abantu baba bisatura nabi byose bihera ku byo baba barakoze nyine kwa kuryoherwa ubundi nyine ariko akenshi nako biba bikwiye kugenda gusa njye ndumva nta mpamvu yo kwiba ibyishimo ibindi bikazaza nyuma sakindi kazaba yibaruka sakindi zaba yibaruka wallahi sasa njye hari akabazo k'amatsiko njya nkunda kuganira n'abakobwa bakambwiza ukuri iyo tugeze muri za mbwiza ukuri none nk'ubu haje umusore ubasha hakaza n'undi utabasha ariko akaba afite ikofi ubasha iki hari ukubasha akazi kose se kazi kose nyine byandi bavuze
bose nabafatanya utetse ufite ikofi undi abasha nabafatanya bose nkajya ngenda nkajya kureba wa undi ufite ikofi nkaza nkajya no kuryoshya kuri wa undi ubasha mana ngira ko byuzuzanya wowe oya kuzuzanya biri kuzuzanya ariko ndi gushaka kukubaza ugiye guhitamo ugiye guhitamo nk'umugabo wafasha bose waba uhitamo ibikisi wafasha bose ko byemewe si byemewe kubafatanya bose ariko mu isezerano hemewe iryo sezerano ni ibiki amasezerano ni ayanyu uko muri babiri aho mwayakoreye mu buriri mwumvikanye nese bindi ni ibiki ariko ngenda ndashaka kugusaba kugira ngo yenda n'abakunzi ba Giant TV bazavuga ati uriya mukobwa koko ni mwiza pe n'ibyo avuga ni ukuri kandi nanjye numvise uvugisha ukuri wadufashe yenda nka rinete ugasa nk'uzishyira hano kugira ngo nerega n'agafesi kawe hari abana bazakabura ati Giant kabisa uratwika dufashe ahubwo ntabwo uri kuneza abantu ubwo nese amaso yanjye mbikore mwambonye nasubizamo twaba kudusubizamo wapi ahubwo reka tuganire turebana amaso ku maso uri umunyarwanda yavuze ngo iyo umuntu mureba amaso ku maso hari n'igihe atakubeshya hariya wasanga tubwiye uduturi icumu ubasha kandi yenda ese wari wambwiye tungazo shaka nkubwire Jane ihangane pe ihangane ni ukuri kw'Imana hari akabazo k'amatsiko nakubumenyi bw'isi iyo bavuze igiti bita ikibonobono ndumva nkizi kimera gute udushushanyirije si cya kindi kiba kifite se ariko ndumva nkizi ikibonobono kiba gifite iki kiba kizamutse urumva gifite ikiwe ndumva ariko nkizi ni ukuri ntabwo abantu bakunda kujya Dubai ibyo ni ibiti byera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko sinibuka ukuntu kiba kimeze ndumva iryo jambo ndizi ariko sinzi ngo kiba kimeze gute pe nkubwije ukuri gusa iryo jambo ndumva ndizi kibona iyo bavuze ngo ahubwo nari ngiye kukitiranya n'igisheke ni ukuri nari ngiye kukitiranya n'igisheke shaka wiseka nuko uyu mukobwa waratwibwira ati kibonobono ni igisheke numvaga ko ari igisheke ntabwo ikibonobono ari igisheke nsobanurira kiba kimeze gute kiba kimeze gute ubundi ko numva byose birimo iki urumvirana ubwo yenda abandi bazikomereza hatangiye igi yongera iki ubwo ufashe igi ukagikubita n'iki byabyara ikibo ariko mbega narizi byabyara ikibonobono yesi byabyara ikibonobono none iyo tugeze turi kuganira n'urubyiruko nka Giant TV hari igihe tukubaza no ku kindi kibazo yenda turetse ibindi iyo umuntu avuze ngo akataramagara ikitari ubuzima akataramagara baragura ikitari ubuzima se wabugura ikitari ubuzima uragura icyo ari cyo cyose ni ikihe kintu ushobora kwemera ukagitangiraho ubuzima bwawe bwanjye ni ukubaho neza mbega ikintu cyose cyasabwa kugira ngo ubeho neza nagitangiraho ubuzima bwanjye mama yake na mama uzi ko ubuzima bwawe burenze ku mafaranga bikaba ikindi ese nta mafaranga ngaho umuntu ashobora kuguha kugira ngo afate ku buzima bwawe ayo ngayo ya mafaranga atuma nishima ayo ngayo ntago ari ingano runaka ayo ngayo atuma nishima atuma mwenyura kabisa ba bantu batanga amafaranga hari umuntu nigeze kubumva avuga ati yewe tabarira ngo batanze amafaranga nuko bafite duke nuko baba bafite duke aho
shaho uranyibukije noneho abantu baba banatanga n'amafaranga mani bari abana beza bamwe bafite amafaranga bari abana beza batagorana ariko wundi ufite udufaranga dukeya tudafatika tutatuma urya saa sita na nimugoroba sha ngo amafaranga ngo yanjye ngo yarariye yarangaye se sha nta nubwo turenze 50,000 ngo yarankuye ibintu nk'ibyo haye wawe ndaguhaka sha umuntu waguhaye amafaranga akumva ko yakugura agafanta cyari umuntu yigeze ko amafaranga ndamubwira ati wowe ati kabisa umuntu waguhaye amafaranga menshi ntabwo yakubwira ariko yarampaye ngo ni miliyoni zingahe ntago nakubwira oye wari umaze kuvuga ka amafaranga yampaye amafaranga ndavuga ubwo nutu kabisa birumvikana kuko niba kari kabaye ka ubwo nutu asa ntago nzi nase urumva narajyanye 100 ngahe Dubai urumva narajyanye yora oya nago none se bite ya baba uko mperuka nkina filime meze urabona ariko nyimeze cyangwa amafaranga akora kazi oya kabisa ifaranga rirakora rwose nemeye nakuyishapo rwose je nago narara anufite n'ayandi azayazana bose nibaza umugani wa bose nibaza nge nzabakira uyafite mbega gahunda ya Anne uwemeyaze bikonyira yenda bayiturusha barakomerezaho umva yemeye naze papa afite amafaranga Anne genda duvuye ku bya filime tukagenda mu buzima ubamo bwa sinema ubona ari iki kibura muri sinema kugira ngo sinema nyarwanda itere imbere nk'umuntu wayibayemo harimo ababosi baturya sha winyibutse ababosi barabariye mu buhe buryo se kandi ubwo wasanga hari n'ababosi basatura ahubwo saho bake bose nibyo babishakira umubosi kakubwira ati ngwino tuganire ku bintu byerekeranye gutya na gutya ati ariko buryo nsanga mu cyumba ndaryamye ntago nza muri salo ndananiwe ese ninde waba ibyo bintu warigeze kubikubwira ariko se ubwo ni ngombwa ko muvugara ntago ari ngombwa ko muvuga aho umunyarwanda yavuze ngo wanga mazimwe abantu harako rwose mbabara se ngiye kwiteranya na rubanda niba nawe yari yeme nta kintu nigeze muha nkaba nazi kunyonga mbega ntacyo wamuhaye uretse kuba waramunyongeye gusa ngo nyumvira nkubwiye ko ntazi kunyonga ngumenyera kabisa ntazi kunyonga ntacyo wamuhaye ariko uretse kuba ntazi kuyobora bino bintu babyita nge yarambwiye ati byagenze yarambwiye ati ngwino tubivuganeho ngeze muri salo ngiye kumureba namubwira ati nsanga mu cyumba ndagenda asanga araryama namubwira ati vo turyame umwana ko mbyutse ndaryama bwa kangahe ntabwo nshaka kuryama nta bitotsi mfite ngo uzi kuyobora nta perimi ngira wari uzi ko ari nk'imodoka agiye kuguha uzi kuyobora nta perimi ngira uzi kunyonga ntago nzi igare ahita ambwira ati setuka hano mu cyumba agenda nanjijiwe icyo gihe porotayi wasanze ikintu ariko njyewe baramwenda avuga se ngo niba wambwiraga ngo nze nyinginga ko none se mu by'ukuri ko ntago uzi kunyonga ntago nzi kunyonga none uwemeye yaza akaza n'iki yaza yitwaje ikihe kinyabiziga kugira ngo wenda nayobora pe kuko ni ngorofani se subize ko nayobora nkayobora urumva nuko ari ibintu byo kunyonga unyonga ntabwo mbizi none se koko uyenda uretse yenda blage n'iki koko muri sinema nyarwanda icyo kintu kirimo koko ntabwo ari icyo cyonyine habamo na ruswa z'amafaranga wangu shaki ibyo nibyo bintu bishobora kuba bituma sinema nyarwanda yenda idatera imbere ruswa z'amafaranga ruswa zishingiye ku gitsina n'umuntu nshaka kuzarega n'ubwashize hari ahantu abivuze ntago ndavuga oya nibyo ndashaka kwiyubaka ndashaka kwimenyereza klima yo mu Rwanda nimara gufatisha fresh nzarega umuntu
kandi mfite n'ibimenyetso turebe ibi bimenyetso niba atari amazimwe. ngombwa nabizanye hano se ngo mbivuge ntabwo nabizanye ariko turi kuba dushaka nanakumvisha twumve nta kibazo ntabwo biri necessary uretse oya bimubwire ninde biri necessary ko mbikubwira nzajya kumurega aho nzajya kumuregera niho nzamuvuga. Oya ni karibu mu Rwanda rwacu rwose, u Rwanda rwa Gasabo, babana bari gendera ku mategeko meza, bari hanze y'igihugu cyacu, nta kibazo mutagira ubwoba, muzaze muhohotewe, biremewe yuko umuntu ujya kuri RIB ukamusobanura ikibazo cyawe barangiza bakagikemura, kandi ntaga na RIB gusa na polisi ikwegera iyo ari yo yose wayigeraho, meme n'undi muntu wari we wese w'umuyobozi wabwira. Nicyo gituma rero twihanganisha Anne yenda ku kintu yaba yarahuye nacyo, yenda ubutaha namara kubohoka neza ku mutima uwo muntu azatinyuka bimuvuge rwose. Nta nubwo ari na menshi, ni 200 gusa, urumva? Ni 200 gusa, ariko kugira ngo nciyongeso haciyemo umwaka, umwaka gutyo. Ndakeka icyo cyaha kidasaza, cyaha se cya ruswa kirasaza cyangwa icyo kuriganya. Oya ntabwo icyaha cya ruswa gisaza. Ntabwo gisaza kabisa. Niba ufite ibimenyetso koko bigaragaza ibimenyetso kambanza ndyame njye ubundi nanitonde nzakwereka. Suzaba uhari subiza. Oya ndahari, dushobora no kuzaza kuguha inkuru bwa mbere kakubwira ati dore nuko byagenze. Oya nibyo rwose, nanjye ndahari nditeguye kandi nzabigufashamo nka GNTV, tugufashe ubuvugizi aho biyenda bishoboka ko twagera tuhakomange kugira ngo habone ubutabera. Hanyuma ngubwo ibyo bintu ndi kugenda mbikoraho kuko hari utagira ngo ndanakubeshya, hari itegeko ryasohotse ku tariki singa niba ari 19 Gicurasi 2020 na kangahe na rimwe ryasingwaho na Wirindahiro. Ribuza abantu bajya muri bakora sinema nyarwanda kwitwaza ko bakora uwo mwuga bakabantu ruswa zishingiye ku gitsina cyangwa n'amafaranga. Mu Rwanda hari babyita kampani, ibintu kiriya kigo gishinzwe cyitwa ngo Rwanda Federation Film. Abo ngabo barabigufashamo. Ayo yose ni amakuru ndi kugenda nkusanya jama. Ni ukuvuga ngo umuntu wayaguhaye wahaye 200 byawe wigomwe ufite none se wari uyamuhaye kugira ngo ukine muri filime ye, wari uyamuhaye kugira ngo itonde buretse uzabimenya. Itonde Okay, birumvikana Federation ishinzwe ibigendanye na sinema nyarwanda nabwo wenda bazakurikirana kino kiganiro, bashobora no kuzagushaka mu buryo bwo gufasha umuntu. Ntago umuntu natwe tuba twifitemo ubwoba bananishinganishije, twifitemo ubwoba bwo kubivuga, tuvuga ati no muntu ashobora no kugusenya ntazagere n'ahandi wongera gukinira cyangwa akanakugira umusazi. Ariko ndafite ibimenyetso bifatika, ndakuziye. Okay, niba umuziye rero ndagira ngo abayobozi bazabona kuri no kiganiro tugiranye, kuko nkuko yabimbwiraga ambwira ati ibintu bigendanye na sinema nyarwanda hari ukuntu bitari kugenda neza bitewe n'abakaruswa cyangwa n'iki, ariko niba ufite ibimenyetso neza bihama uwo muntu, nanjye nagushishikariza kubigeza ku buyobozi kugira ngo bukakwifashiriza. Reka icyo tukimukeho nacyo duse nk'abasoza ikiganiro cyacu, sibyo? Mu by'ukuri nkubajije ninde muhanzi ukunda no muri iki gihugu cyacu? Umuhanzi muzika umutima w'ino mamise ntago nawe ugenda nakikubajije mamise ndangiza uwo muhanzi iyo mwumvise urarangiza. Ariko nyurubuto hari n'ifoto naraye nsohoye, hari n'ifoto naraye nsohoye, mugiye kuri Anne official kuri Instagram murayibona. Urabona iriya foto yasohoye ejo bundi yambaye ishati gusa, nanjye foto nayisohoye. Ndagukunda sweetheart, none waranyispira mu bikorwa bye byose. Yes, ashobora kuba akwespira, hanyuma waturira imbere ho gato ku ndirimbo ye cyangwa uzi umuhanzi ntago uzi ibihangano bye. Ngaba bazi iryo jwi ryanjye ways on the way. Nako konyine nzi.
ariko ndayizi oya nyine gakeya nako konyine nzi kugira ngo nawe nazagira azavuga turiya mwana koko abendenze mvana umuntu urarangije ugiye kumuvuna umuririmbisha ibintu nk'ibyo ya turashoje ikiganiro hari abafana bawe bakinaga filime abo mwakinanye mu mafilime nda muri iminsi ntabwo ugikina filime hari abashuti bawe wenda mwabanye za Dubai aho wari uri memu hari n'abandi mukorana mu buzima busanzwe n'icyo wabwira abanyarwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ikintu nabwira bitondere mani filime bitondere bino bintu by'amasinema nyarwanda babyitondere harimo ibintu ariko kampe n'ubutumwa sha umwana twakinanye mu ihurizo nkumbuye umwana twakinanye yitwa Tony urumva umuzima busanzwe bamwita Berine ndamukumbuye Berine iyi ntashye kugereho ndagukumbuye pe ndagukumbuye Okay, murakoze rero cyane turashoje ikiganiro twagiranaga na Anne mu by'ukuri yatuganirije kuri buri kimwe cyose kuri GNTV rero ni channel ibagezaho ibiganiro akabagezaho filime nyarwanda ngo Anne nuko nyiragenda tuhagenda nk'abandi basitari bose murakoze kandi Imana ikomeze ibarinde ciao ciao